Hi guys, mumeze mute? Kanizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza kandi n'abatameze neza n'ukuri muhumure. Imana ishoboye byose biraza kugenda neza. Kambanze mbaye karibu ikaze kuri Tesi na Kami TV show. Turabakunda cyane, mukande subscribe, like, share na comment. Tujye tubagezaho utuganiro twiza nk'utu ngiye kubagezaho. Turabakunda cyane. Ubushize navuze ku basore uburyo bamenya umukobwa ugukunda cyangwa ufite amarangamutima, nizere ko mwabibonye. Ubu rero ngiye kuvuga uburyo ngiye kwibwirira abagabundi uburyo bamenya umugore wawe kaguca inyuma. Ubundi turabizi neza ko abashakanye umugore n'umugabo atari byiza gucana inyuma, ni bibi pe. Ibi bishobora kuba intandaro y'uko umwe muri bo ashobora kwiyambura ubuzima cyangwa agakurikiza ingeso mugenzi we arimo, bikaba intandaro y'uko urugo rwasenyuka. Ntabwo ari byiza we mugabo nawe mugore kuba mwacana inyuma. Ubu rero nje kubibwirira uburyo wamenya ko umugore wawe aguca inyuma we wa mugabo. Ikintu cya mbere kizakubwira ko umugore wawe aguca inyuma, arakuzinukwa. Impamvu akuzinukwa nuko aba afite abari kwitaho muri iyo minsi. Niba bamuha wenda nawe bamuha utwo dukeya, abafite abari kwitaho bakavugana. Niba ari no gutemberana baratemberana, nyine akaza wowe nta mutima kigufitiye, nyine aba yakuzinutswe. Niba yaguhanagurira inkweto ntazaba agihanagura. Niba ari ushobora no kumutuma ayo mazi akaba ati genda uyizanire ntayo nkuzaniye. Ibyo nyine biri mu bintu bizakwereka ko umugore wawe aguca inyuma. Niba yagusasiraga, wenda yagusasiragana neza ariko ubu nta nubwo akigusasira. Niba mwaryamaga agahindukira, ubu ntagahindukira, gutera umugongo. Rimwe na rimwe ugasanga yitwaza ngo ndananiwe, ngo mfite ibitotsi. Wenda ntitwirengagize ko uwo mugore afite akazi, birashoboka. Ariko se ahora ananiwe buri munsi, afite ibitotsi buri munsi? Ubigenzure neza, umugore wawe adashobora kuba guca inyuma, sibyo? Ikindi kizakwereka ko umugore wawe aguca inyuma, ntago akubaha kuba afite nyine muri iyo minsi aba ari kubaha. Ntago akubaha. Uburyo akubwiramo akubwiza agasuzuguro, uburyo akurebamo akurebana agasuzuguro. Muri make afite abandi ari kwihera keya. Umugore rero utakubaha, cyane cyane mwa muri no mu bantu, uburyo agufata n'imyanzuro we ufata nk'umugabo ugasanga yiciye amazi, ntago ari kuyemera, ari kwishakira gushyiraho imyanzuro ye. Uwo mugore utakubaha no mu bantu, uwo mugore aguca inyuma, ubirebe neza. Ikindi wa mugabo kizakwereka ko umugore waguca inyuma, uburyo ntago asigaye yita ku by'urugo. Wenda ubundi mbere yitaga ku by'urugo, ugasanga yakubuye, ugasanga mu nzu harasa neza, ugasanga amasahani arogeje. Ariko ubu nta kintu akitayeho ku bijyanye n'iby'urugo. Niba nta bikombe byihari mu rugo ntabyo azi, niba byarashaje ntabyo azi, niba amasahani ntabyo azi, n'ibyo kurya niba byashize ntabyo azi. Umugore utazi ko mu rugo rwe ibyo byose byashize, nta kintu yitayeho mu rugo rwe. Niba gukoropa nyine atagikoropa, afite nyine muri iyo minsi afite ibimuhugije, afite nyine abo basore bari kumuhuza bituma ntacyo yitaho mu rugo rwe. Niba umugore wawe ntacyo yitaho rero mu rugo rwawe cyangwa mu rugo rwe, umugore wawe aguca inyuma. Ikindi kizakwereka ko umugore wawe aguca inyuma, yigira muto mu myaka. Turabizi neza ko mu myaka 16, 18, nyine muri abo bana baba bari muri adolescence, nyine baba bashyushye. Twavuga ko n'umugore wawe muri icyo gihe nyine abashyushye, muri icyo gihe cyo kuba yaguca inyuma nawe abashyushye. Twavuga ko nawe aba yagiye nyine yasubiye muri retour d'âge. Umugore rero ushaka kwigira muto mu myaka, ugasanga niba atajyaga yisiga makeup yayisize, niba atajyaga yambaye utumini yatwambaye. Umugore wawe usigaye yisiga utumake up twa buri kanya, usigaye yambara utumini ngaharagiye,
umugore wawe aguca inyuma. Ikindi kizakwereka ko umugore wawe aguca inyuma, agira ingendo za buri munsi. Uyu munsi nagiye gusura inshuti zanjye, uyu munsi nagiye gusura mu rugo, uyu munsi nagiye ngo gusura abana twiganye. Umugore uhora akubwira ngo nagiye aha nagiye aha nagiye aha, udahagarika ingendo nyine buri munsi ahora yagiye, buri munsi ahora yagiye, umugore wawe aguca inyuma. Kandi ntabwo aba yagiye nyine aho aba yakubwiye, cyane cyane ko ashobora kuvuga ati ngiye aha, akavugana n'izo nshuti ati umugabo wanjye ntabwo uhamagara umubwire ko turi kumwe cyangwa umubwire ko ngiye kuza aho ngaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariho aba agiye, aba agiye kwirebera ryaha bararye nyine bahararanye nyine, kuko niwe asigaye yiyumvamo kukurusha. Rero niba umugore wawe asigaye agira ingendo za buri munsi, umugore wawe aguca inyuma pe. Rero kanibwirira abagore, niba ufite gahunda cyangwa uca inyuma umugabo wawe, kamugira inama. Abo basore cyangwa abo bagabo ujyamo bazi ko ufite umugabo wanabyaye, ufite abana umwe babiri, niyo waba ufite umwe, bazi ko ufite umugabo, nta gahunda bagufiteho. Cyambere ni kurunguruka gusa bakigendera. Ikindi ushobora no kuba uvuga ngo ngiye gusura uyu nguyu, murasohotse, amafaranga mukoresheje n'ayawe, ese inyungu ufitemo ni iyihe? Niyo kuba mwaryamana gusa ubundi ukigendera. Nta rukundo ruri hagati aho niwo musore muhura. Yego yakubwiye ko agukunda, sinabizi, wenda akubwira ko agukunda, ariko se azagukunda kugeza ryari kandi abizi ko ufite umugabo? Ni ukwiryamanira gusa. Iyo mwasohokanye ayo mafaranga mukoresha wasanga ari ayawe wowe wa mugore we, wasanga n'itike mutegesha mugiye aho ngaho musohokeye ava muri wowe. Amafaranga yanabashirana ugasanga wamagaye umugabo wawe ngo sheri ngo wampaye ayangahe. Umugabo we namara kuguta nako gasore karagurungurutse, bizakugendekera bite? Wasanga n'amafaranga akodesha inzu ye uwo musore muba muri kumwe ni wowe uyamuha, ari ukugira ngo mwisambanire gusa, ubundi agende nawe ugende. Nta rukundo aba agufitiye, icyo ni icya mbere. Umugabo we namara kubimenya wenda ugasanga aragutaye, uzasanga uwo musore aho abagore tubera injiji, uzasanga uwo musore muri iyo geto nawe unanamwishyurira. Cyane cyane abagore banacana inyuma, baca inyuma abagabo babo, baca inyuma abagabo babo. Usanga nta n'akazi bagira, birirwa bicaye basaba. Ugasanga iyo usabye uyashoye muri ubwo buhungu bw'imbobo buri aho ngaho buciriritse, aho kugira ngo wicare utuze mu rugo rwawe umenye ibyo wowe n'umugabo wawe, wirirwa wiruka muri utwo dusore tudafite 12. Wakicaye ugatuza ukabaho umugabo wawe, utwo dusore tw'amafuti ukadushyira hasi, utazabura byose nk'ingati imene. Ni inama nabagiraga, nihitiraga. Yari Tesi, ndabakunda cyane. Mukande subscribe, like, share na comment. Ibi biganiro niba mwabikunze njye mbibagezaho kandi bagereyo ku gihe. Ndabakunda cyane. Bye.